komezwa natwe mu kiganiro Ramutse Rwanda twinjiye mu ngingo ireba umutekano ariko iri burebe n'ubutabera. Uyu munsi tugiye kuganira ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Ni urwego rutaramara igihe kinini ariko abanyarwanda bamaze kumenya kubera ko abenshi bagiye bahura narwo cyangwa se bumva amakuru afite ahuriye n'uru rwego. Bamwe bakajya bibaza inshingano z'uru rwego ni izihe ugereranyije n'izindi nzego zifite ubutabera ndetse n'umutekano mu nshingano zazo. Twaduhaye ikaze Dr. Thierry Murangira akaba ari n'umuvugizi muri iyi minsi w'uru rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Tumuhaye ikaze. Murakoze cyane. Mbere yuko wenda tujya mu bibazo byinshi bikunze gutera amatsiko abantu, ubundi inshingano za RIB ni zibanze. Urakoze cyane. RIB ifite inshingano nyinshi ariko zikubiye mu nkingi eshatu. Ariyo inshingano ya mbere, inkingi ya mbere akaba ariyo gukumira ibyaha. Iya kabiri akaba ari ugutahura ibyaha. Iya gatatu akaba ari guperereza, kugenza gutahura ibyaha no kugenza ibyaha. Izo ibikorwa byose RIB ikora bishingiye kuri izo inkingi eshatu. Birumvikana gukumira ibyaha, gutahura no kugenza ibyaha. Byose birumvikana nyine birahura n'umunyacyaha. Niwe ubwirwa. RIB ikuraho umunyacyaha, imubwirwa nande, iramwishakira, bigenda bite kugira ngo umuntu atabwe muri yombi? Icyo jambo rero rikunze gukoreshwa. Urambaje ati imubwirwa nande? Yego. Buriya hari imikoranire RIB igirana n'abaturage. Hari nuko dukorana n'izindi nzego. Hari nuko natwe ubwacu tubyibwirije dushobora gukurikirana icyaha runaka. Mu mikoranire y'abaturage, abaturage dukorana neza, bamaze gusobanukirwa ko mu gukumira ibyaha bafitemo uruhare runini. Muri uko gukumira, iyo babonye hari ikitagenda, igisa n'icyaha cyangwa icyaha, hari imirongo baduhamagaraho bakatumenyesha, natwe tukaza tugakurikirana koko. Noneho iyo tugiye nko mu mikoranire na polisi, buriya RIB ijya kujyaho mbere hariho ishami ryitwaga CID. Yego, ryabaga muri polisi. Ryabaga muri polisi ari nka department. Noneho ubuyobozi bw'igihugu cyacu buza kureba, busanga nk'uko busanzwe bukora amavugurura mu zindi nzego, busanga byaba byiza ko hakorwa akazi k'ubugenzacyaha kashingwa urwego rumwe rubyihariye. Urwo rwego akaba ari RIB, ruza gushyirwaho, ruhabwa muri za nshingano eshatu navuze. Noneho rumaze kujyaho rushinga ubugenzacyaha, ariko kugira ngo bigende gute, kugira ngo habeho ubunyamwuga. Kugira ngo habeho ubunyamwuga, professionalism, ibikorwa byose bikorwe mu nyamwuga. Noneho habeho abagenzacyaha bafite ubumenyi bwihariye, kuko iyo tureba ukuntu isi igenda ihinduka n'ibyaha bigenda bihinduka, imikorere y'ibyaha bigenda bihinduka. Ngira ngo hari ukuntu tugenda tubona ko hari ukuntu ibyaha bigenda bihinduka, biva muri ibi byaha twakwita biri violent, bijya muri ibyo bita ngo white collar crimes, aho umuntu ubwenge kwiba atabanje kugukubita. Ngira ngo nko muri no minsi ubwo twaherukaga hano twavugaga kuri bya uruhererekane rutemewe rw'amafaranga, ariko mu by'ukuri ari escroquerie. Hari n'ubundi bukangurambaga twigeze kugira, ngira ngo twarabivuze, kubyerekeye uko abantu biba bakoresheje amatelefone. Ngira ngo murabizi. Yego. N'ubu ngubu hariho kese nkeya zikigaragara, tubwira ko abantu bagumya no gukangurirwa bakabimenya, aho umuntu akohereza message ngo amafaranga ayobeye iwawe, ukohereza amafaranga. Ibyo rwose ni n'icyaha cyane akwiriye. Twizera ko abanyarwanda bose nibabimenya icyo kizacika burundu. Warakomeje ku mikoranire na polisi. Iyo umuntu afashwe, polisi ifata nde? Iyo mikoranire igenda ite? Muhere nko ku rugero rufatika kugira ngo nabyumve. Ubundi iyo urebye RIB na polisi duhuriye ku nshingano
zo gufasha abantu kubahiriza amategeko ibyo bita ngo law enforcement institutions tuzihuriyeho izo ngizo mu gukumira turahahurira noneho tukaba duhuriye mu gukumira no gutahura ibyaha no guhanahana amakuru noneho hakazaho ko RIB yo yihariye akazi k'ubugenzacyaha no kuvuga ngo abo polisi yafashe muri kwa gukumira muri za nshingano iragenda ikabashyikiriza RIB igakora dosiye ikajya mu bushinjacyaha noneho ariko polisi yo ikaba nayo ifite yihariye kuba ari urwego rw'umutekano kuko rwashyizweho dukurikije ingingo y'158 y'itegeko nshinga ishyiraho inzego 3 z'umutekano ni ingabo z'u Rwanda ni polisi na NSS twebwe rero RIB tukaba turi urwego rw'ubutabera kurusha uko turi urwego rw'umutekano ariko noneho muri wa mutekano hazamo uko nta byaha byakozwe hazamo guhana abanyabyaha hazamo kubafata muri kwa kubafata polisi ifite inshingano yo kuba yamufata kuba yakumira uwo yafashe akora ibyaha imushyikiriza RIB igakora dosiye namwe mufite mushobora gufata umuntu yego tubifitiye rwose ububasha duhabwa na itegeko rishyiraho RIB mu ngingo ya 10 itanga ububasha bwa RIB gufata abakekwaho ibyaha kubafunga cyangwa se no gufunga gace kakorewe ibyaha kugira ngo iperereza rikorwe harimo gusaka umuntu n'ahantu izo nshingano nako ubwo bubasha turabufite tukagira burya n'ububasha bwo gukoresha intwaro igihe biri ngombwa hari abantu bajya biyitirira polisi nta bantu baratangira kwiyitirira RIB ngo aze asake Bazili dufite icyangombwa cyemeza ko tugomba kugusaka ngiki hano umuntu azabwirwa n'iki ko uwo muntu atari umwisukuru waje kumusaka mu nzu hari RIB yego RIB kugira ngo ize kugusaka cyangwa ize kugufata hari ibyo kwanza hari carte iyo carte agomba kuyikwereza akanakwibwira akakwereka n'urupapuro rumwemerera gusaka abo babyitirira ahubwo niba banahari rwose abaturage bumve ko bajye baduha amakuru kuko kwiyitirira urwego runaka n'icyaha gihanwa n'amategeko yego tujya twumva nako abantu barabizi ko polisi ifite kasho yifasha abantu bashyira muri kasho ubundi wenda bakatirwa n'inkiko bakajya muri za gereza abantu RIB bifashe bashyiraho abifashe bacungirwa muri kasho za polisi niba ibafite mu nshingano zo kubacungira umutekano ariko iyo hageze aho gukora dosiye ni twebwe dukora dosiye ni natwe tubafunga tukanabafungura ni ukuvuga ngo iyo ubonye icyaha akurikiranyweho nta bimenyetso bihari ararekurwa noneho ariko baba bacungiye umutekano muri za kasho za polisi niba bafite mu nshingano mu byerekeye umutekano wabo abaturage bamaze kumenyera ikintu cyo gutanga amakuru ku gihe niba abonye icyaha ahantu agahita avuga kwa kanaka twabonye ibintu bimeze gutya na gutya mu nshingano zanyu batubwiye ko harimo gukumira ibyaha ni nayo ya mbere buriya ni nayo ya mbere polisi nayo yiganira n'abaturage kenshi bavuga bati nimujya mubona ibyaha mujye mutubwira ku gihe kugira ngo tubashe kubikumira iyo bigenze gutyo umuturage ninde muntu wa mbere yakabwiye mwebwe cyangwa polisi umwegereye umuri hafi uwo byoroheye wese abwira RIB abwira polisi umwegereye nta kibazo kuko twese tuzihuriyeho ikiba kigamijwe cya mbere ni ugukumira uwo wabwira wese ari RIB ari polisi nta kibazo ese mwatuye ko n'itegeko cyangwa se mu nshingano mufite ibibemerera izo nshingano bibaha n'uburenganzira bwo gukoresha intwaro ni buri mugenzacyaha cyangwa se ni buri mukozi wari ukoresha intwaro oya nugiye ku kazi niwe uyitwara ariko tuzi ko iyo tuvuze polisi tuzi ko polisi nyine irimo abantu bose baciye mu kosi ya polisi bakaba nyine ari abantu bemerewe ariko tuzi ko bifite n'abasivile bakora muri RIB
abakozi bari buni bande kugira ngo nabyo bitubwire nk'uko babivuze abakozi bari bagizwe n'ingeri zose ariko abo bose bafite ubushobozi bwo kuba bagenza icyaha tugira buriya mbere y'uko winjira muri RIB tugira ibyo bita mu cyongereza ngo basic criminal investigation course y'amezi 6 buri muntu wese aba agomba guca hariya ukayicamo ukabyiga ibyo ngibyo iyo niyo iri basic yabo bitabuza ko hagenda habaho izo bita specialized courses bijyanye na area n'igice ugiye kwigiramo ukaba kwispecializa muri IT ukamenya ibyaha bikorwa kuri internet bikorwa bite undi akaba yakwispecializa mu byo bita economic crimes ibi byaha bimunga ubukungu akabyinjiramo cyane urumva iyo urebye muri no minsi uburyo ibyaha bikorwa mu ngeri zose dukenera umuntu uwo ari we wese wize ibyo ari byo byose yemwe n'umuntu wize amashanyarazi yakenerwa kureba nko gukora kugenza ibyaha byateye inkongi yego ubwo hari abantu tujya tubona polisi y'igihugu igiye kwakira abantu bifuza mujye kwiyandikisha hano na hano namwe mujye musohora itangazo dusohora itangazo tukarishyira kuri website tugahamagara ibizamini bigakorwa utsinze ibizamini by'ibanze akajya kuri iyo course ari igihe abantu umuntu ahura n'umuntu wenda akamutuburira cyangwa se akamukorera nk'icyaha runaka akavuga ati iki cyaha ni gito cyane ntabwo najya kugitwara muri RIB haba hari ibyaha bitori n'ibyaha binini umuntu temerewe kuza kuregera nta cyaha gito kibaho bipfa kuba biteganyijwe mu mategeko igihe cyose wumva ubangamiwe nta mpamvu ugomba gutanga ikirego kuko amategeko niyo yabereho kugira ngo arenganure abantu abarenganure nturengane nta cyaha rero navuga ngo ni gitoya nta n'icyaha kinini navuga ngo kibaho gusa hariho ibyaha usanga bituma tuvuge nka sosiyete yikanga bakabona ko bituma sosiyete yikanga niba hari umuntu wapfuye hano si kimwe nuko wowe bakwibye amafaranga 5,000 urumva ariko byose ni ibyaha biba byarateganyirijwe n'ibihano byabyo hari umuntu arafashwe kubera icyaha runaka ese hakurikiraho iki afungwa kuko tujya twumva ijambo y'ubushinjacyaha burafunga yego umuntu arafashwe hakurikiraho iki mufunga igihe kingana gute abona atangira dosiye igera muri ubwo bushinjacyaha ryari ese ishobora kugera mu bushinjacyaha ikagaruka iwanyu inshingano zanyu kuri umuntu wakoze icyaha ngo bigenda bite ubwo nshobora kubanza nkavuga wenda ahantu RIB n'ubushinjacyaha bufatanya ubundi ingingo ya 15 y'itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha aribyo bita ngo criminal procedure iteganya ko ubundi abagenzacyaha bakora akazi kabo bagenzurwa n'ubushinjacyaha none ingingo ya 17 y'iryo tegeko ryo navuze ikavuga ati iperereza rikorwa n'ubushinjacyaha ariko bwifashishije ubugenzacyaha none kuri rya tegeko hakabaho icyo bita irengayobora ariyo exception bakavuga ati icyakora iperereza ry'ibanze rikorwa n'ubugenzacyaha urumva aho ngaho harimo imifatanye hariho gufatanya mu iperereza iry'ibanze nitwe turikora iryimbitse rigakorwa n'ubushinjacyaha dufatanyije noneho iyo tugiye kureba kukekwaho icyaha ubundi ukekwaho icyaha akurikiranwa adafunzwe ni ihame iryo ni ryo hame nibyo bivuga ngo ni principle gukurikiranwa udafunzwe ariko hari igihe noneho bisaba ko ukurikiranwa ufunzwe bitewe n'impamvu nyinshi n'impamvu ziteganywa n'itegeko ntabwo ari impamvu umugenzacyaha yihimbira biterwa n'icyaha wakoze n'ingano yacyo icyaha cyose akekwaho gihanishwa igihano kiri hejuru y'imyaka 2 iyo umwirondoro wawe utazwi iyo bashobora no kubona ko ushobora gutoroka
aho ngaho bashobora, cyangwa igihe bashobora kubona ko igihe bagukenera batakubona, icyo gihe ushobora kuba ufunzwe. Ariko urumva ko mu bya mbere hejuru bareba uburemere bw'icyaha, icyaha wakoze kimeze gite. Hanyuma se umuntu afunga igihe kingana gute? Ko ni iminsi 5. Ni iminsi 5. Ariko nk'umuntu wafatiwe mu cyuho red handed, wafatiwe mu cyuho, we ni amasaha 72. Kuba dosiye yawe yakozwe yashyikirijwe ubushinjacyaha. Ubushinjacyaha nabwo bufite indi minsi 5 kuba bwakoze dosiye ikaba yaregewe urukiko. Nta gihe ya minsi 5 ushobora kurenga? Oya, ntabwo irenga. Iramutse irenze urabihanirwa wowe mugenzacyaha. Ntushobora gukora iryo kosa kuko ni ibintu ribu ihagurukira, ni ibintu bitihanganirwa, ni ibintu bishobora kukujyana mu nkiko we nk'umugenzacyaha ukabihanirwa. Yego. Ese kugeza ubu ngubu nigeze kubivuga ko ribu ni urwego rutaramara igihe rugiyeho, iyo mureba abaturage barabamenye, barabazi? Okay, abaturage baratuzi kandi n'ikimenyimenyi naho tugenda mu giturage tubonana nabo, kubera n'ukuntu urwego rwubatse abaturage baratuzi. Buriya turi ribu igera ku murenge, ariko hakaba ukurikije structure ribu uko iteye, hari ku rwego rw'intara, ku rwego rw'akarere, ku rwego rw'umurenge, aho wumva ngo provincial chief investigator, abo bumva ngo ba PCI. Iyo bavuze PCI wumve ko ari umushinjacyaha, ari umugenzacyaha, kuri bugenzacyaha ku rwego rw'intara. Ku rwego rw'akarere nabwo yitwa DCI, district chief investigator. Ku rwego rwa station, aho usanga station ifite nk'imirenge nk'ibiri cyangwa 3. Noneho tukagira n'ibyo bita post bitewe n'aho station ya ribu iri, ubona ko ari nk'imirenge ya kure, turagenda tukabegereza, tukabaha post hafi kugira ngo service ibegere. Tugira buriya n'icyo bita ribu mobile van, ni modoka zimeze nka office, dutwara ahantu bategereye station, tukakira ibirego kugira ngo service ibegere, umuntu ntirirwe yurira imisozi amanuka indi agiye gutanga ikirego, tukazibegereza. Tugira igihe tugenda aho ngaho tukahava tukakira ibirego, tukajya ku bindi bigakurikiranwa gutyo. Ariko ibyo byose ni mu rwego rwo kugira ngo ubutabera buboneke. Hari ibirego bimwe na bimwe bisaba ibimenyetso simusiga kandi bifatika, bigaragara. Mu kanya twaje dusoma inkuru yo mu karere ka Nyaruguru, abangavu barenga 310 batewe inda mu mwaka umwe. Iyo turebye neza n'abantu twagiye tuganira bifite mu nshingano, usanga bavuga ko akenshi bano bana bahishira bano bantu babateye inda, cyangwa se imiryango yabo ikaba yabajya hagati ngo igiye kubunga. Ntabwo muragira ibirego bikarangira gutyo kuko habuze ibimenyetso. Urakoze cyane, uvuze guterwa inda. Ubundi iyo tuvuze umwana ni umuntu wese uri munsi ya 18. Kuba umwana yatewe inda, umuntu uri munsi ya 18 yatewe inda, twebwe ntitubibona nk'inda. Cyambere icyo tubona ni icyaha, ni automatically ni icyaha ubona, kuko ari munsi ya 10, iyo nda ntiyayimiza. Yego, sibyo? Ubwo ni ukuvuga ngo twebwe tubibonamo nk'icyaha. Icyo rero ni ikimenyetso simusiga. Ikimenyetso simusiga ukekwa iyo umwana abyaye, dufite laboratoire Rwanda Forensic Lab, umwana yavutse turapima bikagaragara n'uyu nguyu cyangwa se uyu nguyu. Wavuze ibyo guhishira. Guhishira ni n'umuco mubi turi kugerageza kurandura mu bantu, bawureke, aho usanga hari n'imiryango igerageza gushaka kunga abantu. Icyo ni ikintu twahagurukiye turi kurwanya, kuko abantu nabo bagiye kujya bahanirwa kuko washatse kunga umuryango wasambanyije umwana n'umuryango wasambanyijwe. Ibyo ni ibyaha, ibyo byaha ntibyungwa, bigomba no gucika. Kuvuga ngo n'ubundi se ko yasambanyijwe tubyihore, n'ubundi mu minsi mike abagejeje 18 tumushyingire cyangwa 20, ibyo ntibibaho. Abanyarwanda bakwiriye kumva ko hariho icyo cyaha kugira ngo kizacike. Tugomba kwirinda icyambere guhishira,
niba hari n'umuyobozi ushobora kwentervena, abayobozi b'ibanze bashobora kwentervena ngo baje kunga kirazira, ibyo ntibyungwa. Hatejo utazahamagarwa ugakurikiranwa kuba warunze ibyaha nk'ibyo ngibyo, ni ukuvuga ngo wabaye umufatanya cyane no kuvuga ibyo byo guhishira. Rero ntabwo ari byo rwose, twese duhaguruke tubivuge, ntabwo bizaranduka. Mu kinyarwanda bavuga ngo harya ngo indwara ngo ntiyakira utayirase, ujya gukira indwara arayirata. Ni ukuvuga ngo tugomba kugira icyo kintu cy'uko duhaguruka tukabivuga, ntiduhishire, ntiturenzeho. Nubwo turi kuvuga ku nshingano, wenda nanjye reka nse nukomoza kuri icyo ngicyo muri kuvuga. Ese ko tujya tubona ukabona wenda yarafashe urugero rw'Inyaruguru, abana 310 batewe inda, ariko muri uwo mwaka ugasanga abafashwe bari mu butabera cyangwa se batawe muri yombi ugasanga ni nk'abantu 100 cyangwa se 50. Ese ibyaha iyo ku ruhande rwo kubona ubutabera bitari ku munzani umwe, ubundi mufite abagenzacyaha bahagije? Icyo kuba hari abana baterwa inda ari benshi, hakaba hari ibyaha byaregewe bikeya. Yego. Ikintu kibitera cya mbere twarakibonye, ikibitera cya mbere nuko guhishira wavuze. Si njyewe sinzaza nk'umugenzacyaha ngo menye ko umwana wawe iwawe atwite. Yagize gutya, umwana yatwise, ni imyaka 16, ukagera icyo ukamuhisha iwawe. Hariho n'abavana hano ngo bakabajyana ahandi hantu batabazi, akagenda akihisha akabyara ntuzabimenye. Aho ngaho niho ikibazo kiri cyane cyo guhishira. Icyo kintu uko umwana yatewe inda bigiye bivugwa, kuko hariho ibyaha turegerwa, hari n'ibyo twikurikirana tubyibwirije. Nkanjye muri quartier ntuyemo, ndamutse menye ko rwose hari umwana watewe inda, ubwo si ngombwa ngo nze kuregerwa. N'umugenzacyaha wari wese si ngombwa ngo aze kuregerwa. Dufite inshingano zo gukurikirana icyaha turegewe cyangwa tubyibwirije. Kubyibwiriza ni ukuvuga ngo wabibonye cyangwa hari nawe ukuntu wabitahuye. Rwose kugira ngo ibyo bizacike, urumva ntabwo dukeneye ubufatanye bw'abaturage ndetse n'itangazamakuru kugira ngo abantu bumve ko batagomba guhishira ibyo byaha. Urumva niyo mpamvu usanga bitagera ku munzani umwe. Ariko ikintu cyose kije byerekeye gusambanya umwana tubikurikirana mu buryo bw'umwihariko, kuko ni ikintu dushaka ko kiranduka. Yego. Natwe twese n'umuryango nyarwanda nicyo kintu wifuza. Dukunze kubona inzego nka polisi, inzego za gisirikare zifite umwambaro ziranga rwose ku buryo tubona umupolisi avuga ngo nguriya umusirikare, nguriya simwebwe kuki nta mwambaro mugira? Mu minsi iza turatangira kuyambara nk'uko bivuze, tumaze igihe gito dutangiye. Mu minsi mike umugenzacyaha ugiye mu kazi ke hari umwambaro azaba afite, tuzawumenyesha ku buryo tuzavuga ati uyu niwo mwambaro ubugenzacyaha buzaba bwambaye. Ariko twebwe buriya ntabwo turi abo bita ngo uniform institution. Ni umwambaro gusa uzajya ukuranga ko ugiye mu kazi, ariko ntabwo ari imyambaro nk'iya polisi cyangwa iya gisirikare. Yego. Hari tujya tubona nka polisi ikurikiranye umuntu yashaka kumufata ariko ashatse nko kwitoroka. Nabo tujya tubona baraswa kubera ko yashatse kurwanya wenda polisi cyangwa se yashatse gutoroka yamaze gukekwaho icyaha. Iyo muhuye nk'ikibazo nk'icyo mwebwe mukitwaramo gute? Kugeza ubu ngubu Bazil urakoze, ntabwo twebwe nk'ubugenzacyaha nka RIB turahura n'izo kese nk'izo ngizo. Yego. Bivuze ko mutaramenya uko mwakitwaramo. Urumva iyo bakubwiye, iyo baguhaye inshingano zo gukoresha intwaro ukaba ugiye gufata umunyacyaha runaka akakurwanya, urumva ko witabara. Yego. Ariko hari ikintu wenda umuntu ashobora gutekereza, nari nkomoje kuri uniform cyangwa se umwambaro ubaranga, ariko nibuka ko muri abagenzacyaha rimwe na rimwe ugiye gushaka amakuru, rimwe na rimwe ukurikiranye umuntu udashaka ko agaragara, uwo mwambaro uzajya utuma umuntu nyine amenya ko ari mwe, ukaba wenda abantu babatoroka cyangwa babacika. Urumva mu bumenyi dufite
hari uburyo bizajya bikorwa urumva ntabwo nawe waba ugiye gushaka amakuru ugende wambaye uwo mwambaro ntabwo nta wayaguha nta nubwo wayabona kandi dore ko twebwe ntabwo ari amakuru nk'aya ngaya mwebwe mushaka twe ni amakuru agendanye n'ibyaha kandi buriya iteka ariko buriya no mu itangazamakuru icyo twita investigative stories. Yes. Izo nazo nyine ugenda hari ukuntu ugenda ya karite yawe wahawe na RBA ntabwo ugenda uyambaye yego urumva na kamera urayihisha urumva rero ni muri iyo context natwe tubikoramo ni ntabwo iyo ushaka amakuru uba ufite uburyo yashakamo uburyo butari bubangamire akazi kawe kugira ngo uyabone ese hari abantu hari ubwo mwari mwatangira kwakira ibirego by'abantu babeshyera abandi ko baba dufate nk'urugero akaba yaza akavuga ngo nibwa amafaranga mu by'ukuri nta mafaranga yari afite atigeze anayibwa ntabwo muratangira kwakira ibyo birego urumva ubaye specific ku mafaranga ntabwo turakira ibirego by'abantu babeshyera abandi iyo twakira ikirego cy'umuntu waje avuga ati ntayibwe koko abigaragaza ariko kugeza ubu ntabwo navuga ngo nta birego twari twakira by'abantu babeshyera abandi hari dufate nk'ingero hariho nk'abana basambanywa bakiri bato bari munsi y'imyaka 18 umwana agasambanywa bakavuga bati kuva ari umuntu wo kwa kanaka wabikoze reka twumvikane baduha amafaranga ayo mafaranga yabura bakabona kuza kurega ntabwo muratangira kwakira ibirego byo bisa bityo hari ibirego tujya twakira gusa usanga bitanashimishije iyo abantu baje muri ubwo buryo umwana yarasambanyijwe aterwa inda ku myaka 16 yego agize atya umuhungu abonye ko umukobwa ari bumurege kandi ibihano biba bikaze akagira gutya famiye zikintervana bakumvikana bakabumvikanisha yabona rero umukobwa amaze kugera nka 18 ubwo bumvikanye iki bumvikanye ko humura umwana tuzamufasha tuzamwishyura minervare nta kibazo nawe mukobwa icyo gihe bakamwitaho babona ngo umwana amaze kugera 18 ukwiye kubona ukabona umuhungu atangiye kujya akwepa ntakore za nshingano bumvikanye none twebwe ukajya kubona ukabona umuntu aje kurega none ikibabaje ntabwo azarega avuga ko yasambanyijwe azarega ngo uriya muhungu yanteye inda none umwana ntakimugurira amata urumva icyo azavuga twe rero icyo gihe kigahita gihinduka twe ntabwo gihinduka ko twatatanze indezo uwaza kuregera indezo kandi ubundi yakagombye kuza aregera ko yasambanyijwe twebwe rero ntabwo tujya muri ibyo by'indezo icyo dukurikirana nuko yasambanyijwe ariko ubwo biterwa ni kuki bisa nkaho ari ibintu bisanzwe kuba umwana yasambanywa agaterwa inda ntabwo ari ibintu bisanzwe ahubwo ni ibintu bibabaje ni ibintu bibabaje ariko turashaka ko imyumvire y'abantu biyumvisha ko icyo cyaha kiremereye kibabaje wica abana bahazaza b'u Rwanda ntabwo iyo umusambanyije ukamutera inda hari ukuntu ubuzima bwe ubushyizeho ikintu kizamugora kizanamuherekeza mu buzima bwe bwose kikamugora icyo gihe rero niho dushishikariza abantu ko rwose twirinde kuba twahishira tubivuga uko biri ese kugeza ubu ngubu kuva ribu yajyaho ni irihe byaha mukunze kugenza cyane mubona byiganje kurusha ibindi byose tubigenza kimwe ariko hariho ibyaha ubona bigenda bizamuka nk'ibyo byaha bishingiye ku bujura ibyo bita fraude escroquerie aho umuntu agushuka ibyo birazamuka cyane nibi byo gusambanya abana ubona bizamuka n'amakimbirane mu ngo ariko ibyo impamvu bizamuka rero ni iki suko mbere bitari bihari ahubwo nuko abantu bamaze gusobanukirwa ko tutagomba kubihishira kuko mbere hari ikintu cy'umuco cyo kuvuga ngo byihorere urabona ni amahano ceceka ariko ubu abantu bamaze gusobanukirwa uburenganzira bwabo ntabwo umugabo yakwifata ngo akubite umugore rimwe kabiri gatatu ngo aceceke mbere bamubwira ngo iki niko zubakwa Dr. Thierry tugana ku musozo hari ukuntu
mu minsi yashize wenda RIB itarabaho umuntu yahamagarwa na CID tima kikadira ati ngiye ayagiye muri CID abantu bakabivuga banongorerana CID yamuhamagaye agasiga bwiye abantu nkurazi kandi ubwo wenda ari nk'amakuru bisanzwe umushaka n'ubu ngubu RIB iyo umuntu avuga ngo n'imodoka itambutse byonyine ngo yaje kubareba umva abantu nyine bikanze nta bantu bazamo baza amakuru asanzwe aho kubera ubwoba bigahinduka ibindi abantu mubakira muto twebwe icyo twifuza ko RIB turifuza ko izaba urwego abaturage biyumvamo abaturage biyumvamo bisangamo ariko bubaha bisangamo bubaha ibyo byose ariko ni ukugira ngo habemo imikoranire ntabwo iyo RIB iguhamagaye ntabwo wakagombye gukuka umutima ngo wumve ko upfuye birangiye oya ahubwo wumve ko kandi baguhamagara neza rwose ni mu bunyamwuga dutozwa nuko umuntu umwubaha ukamuhamagara mu cyubahiro cye nubwo yaba ari umunyacyaha nubwo yaba akekaho icyaha afite uburenganzira bwo kubahwa agahamagarwa nk'uko biteganywa n'amategeko ntabwo rero umuntu yakagombye gukuka umutima ntabwo yakagombye kwikanga ngo usige uvuze ati birandangiye oya mu rwego rukoramo abanyarwanda bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bashaka ineza ya rubanda ineza ya rubanda kuko rero abajya uzahamagarwa na RIB wese ntazakuka umutima azumve ko agiye gutanga amakuru nkuko akenewe reka dusoreze hano dushimire cyane Dr Thierry Murangira akaba ari umuvugizi wa RIB yatukanirizaga ku mikorere ya RIB n'izindi nzego ndetse nuko ibyaha bigenzwe reka tumushimire cyane murakoze cyane